muri aha, abakozi bo muri administration, abanyeshuri, rubyiruko, baje kubasuhuza mwese. Mu izina ry'umuryango Unity Club INTWARARUMURI n'iry'umuyobozi mukuru wa Unity Club INTWARARUMURI nyakubahwa Madame Jeannette KAGAME, mbanje kubaramutsa bashimira kuba mwitabiriye bino biganiro. Nge nabaye umunyeshuri hano abantu benshi ntabwo nabonye abantu benshi banzi, maze igihe kinini cyane narangije muri 2004 nize najyaga ngira ngo ndumuje, hanyuma maze imyaka maze mvuye hano usanga ni 18, so urumva yuko nta hantu duhuriye, ariko nabonyemo abantu bake cyane nzi. Harimo umumama hariya yize igera mu gihe cyanje, harimo n'abandi bantu bakoraga hano. Iyi sale ndayizi cyane, hariya hejuru hitwaga mu Gikona, sinzi niba niko mukihita. Hakundaga kubayo abantu bari free, nigeze kubabona bamwe basa nkaho bicara hariya babajije ibibazo. Ariko ni experience nyine nziza y'urubyiruko, baba bashaka kudekuvura ibintu byinshi, baba bashaka guchallenginga the systems, no kuvumbura, baba biga ibintu byinshi, barimo bidiscoveringa nabo. Ni byiza cyane yuko urubyiruko mubibamo nyine nk'urubyiruko, ariko mukafata n'umurongo mu rugendo turimo rwo kubaka igihugu. Ni muri context turimo ubu ngubu rero. Bayoboze mu nzego zose ndetse n'inararibonye mu mateka y'u Rwanda, hano bakomeje kugaragaza ko ndi umunyarwanda ikwiye kwigishwa mu gihugu hose. Twabigarutseho ndetse mu ngeri zose, hakibandwa cyane ku rubyiruko nk'uko nari mbivuze. Urubyiruko rero ni imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Muzi moto yanyu, kuzishyiramo ingufu ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo tutazamisinga out opportunities zose zihari igihugu kigomba ku exploring. Kubera iyo mpamvu rero umuryango Unity Club ubufatanye n'abafatanyabikorwa barimo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yitwa Ubumwe, ni minisiteri nshya abagomba kugira ibyo mwiga muri za bandwidth bagiye kubongerera nabyo muzabirebe. Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ni minisiteri yanyu, ariko ikiyongeraho n'umuco kuko dushaka urubyiruko rufite umuco mwiza. Hanyuma dufite n'abapartners bandi ndetse na Minisiteri y'Uburezi. Hanyuma hari n'abandi dufatanya barimo Rwanda Defense Force Command and Staff College, bajya badufasha gutanga ibiganiro. Bateguye rero amarushanwa kuri Ndi Umunyarwanda, babigarutseho ifite insanganyamatsiko Ndi Umunyarwanda, umurage tugomba guharanira, gusigasira no kwimakaza. Covid yadukomye mu nkokora, ariko uyu mwaka ibyo biganiro byahujwe n'akamaro ko kwitorera. Meya yabigarutseho neza nk'umuyoboro Ndi Umunyarwanda ndetse no kwimakaza amashuri makuru na kaminuza, uko personalizinga itorero mu buryo busobanutse twifashishije settings zihari nk'amashuri makuru na kaminuza. Ibyo biganiro byatekerejweho cyane mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyemezo ngiro byavuye mu ihuriro rya Unity Club. Umunyeshuri yagerageje kuvuga ibya Unity Club ko yabyumvise, ariko ngira ngo ntiyabyumvise neza. Nafata umwanya wo kubasobanurira Unity Club icyo ari cyo. Muzayumva kenshi, ubwo muyumvise bwa mbere muzajya munayumva. Ni ihuriro ryashinzwe na nyakubahwa Madame wa Perezida wa Repubulika muri 1995. Urumva ni ihuriro rimaze imyaka 25 irenga. Yaje mu bihe bigoye by'igihugu cyacu, aho ibi byose twaganiriye byari bikiri bibisi, imitima yari ikomeretse cyane, bimwe binanirwa kubyakira. Hanyuma
agira igitekerezo cyo gushyira hamwe abadamu. Hari abadamu babiri muri cabinet ariko bafite abagabo bari muri cabinet bari bafite abadamu. So bicara basangira icyayi baganira uburyo bakubaka nabo bakora uruhare rwabo mu kubaka igihugu kigikomeretse. Niyo mpamvu mwumva bagiye muri gahunda nyinshi zo kureba abana b'imfubyi, abana bafite ibikomere bitandukanye. Deriva yavuze uburyo bamusapotinze. So birakura nibyo by'ibi mwumva. Turaza kubaha links murebe Unity Club iri kuri Twitter, ifite website ushobora kuyireba mukareba ikora ndetse mukabyumva kurushaho. Igira rero amahuriro ni urubuga rwo kuganira n'abanyarwanda bo mu ngeri zose, abayobozi nko mwabyumvise. Ni club nini cyane kuko uko habaye umuminisitiri mushya yinjiranamo kumufasha. Urumva ni abantu benshi, ababanje n'abakurikiye n'abazaza bose bazagumamo. Ni inshingano ikomeye yo kuguma uri umuyobozi forever, hanyuma ariko ukaguma uharanira gushaka ibisubizo igihugu gifite, ibisubizo ku bibazo igihugu gifite, harimo n'ibibazo bituremereye byatujyanye mu mateka yatugejeje no kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko tutazi neza yuko nk'uko twabivuze ni urugendo. Ntabwo bavuga ngo umunsi umwe tuzabona ibintu byashobotse. Ni urugendo tugomba guhozaho, cyane cyane ko ari ibintu biyoparetinga cyane mu mutima w'umuntu, mu bitekerezo bye. Ntabwo wabibaga byozemo ushyiremo ibindi bishya. Ni ibiganiro, ni ukubohoka, ni ukuganira no kugira ngo twiyemeze duhereye ku byo twumvise, ku byo bagenzi bacu banyuzemo, ku buryo babivuyemo, ku buryo bagiye biyubaka, kugira ngo dukomeze twubake igihugu kitazasubira muri jenoside ukundi. Ni muri urwo rwego rero nahoze mbabwira ko na DVC wanyu Papias nawe ni umunyamuryango wa Unity Club kuko yabaye Minister wa Education, murabizi. So uriya ni umunyamuryango na madamu we n'abandi babanyemo igihe. Njye nagize amahirwe yo kubana nawe muri cabinet. So hari n'abandi baje nyuma, hari n'abazaza nyuma. Buri mwaka rero ayo mahuriro abaho, hakabamo n'ibyemezo ngiro. So mu ihuriro rya 11 rya Unity Club bahawe umukoro wo gusesengura no kumva inshingano dufite nk'ababyeyi, nk'abakuru, nk'abarezi, nk'abayobozi mu guhererekanya umurage mwiza hagati y'abakuru n'abo baruta. Byumwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri iryo huriro yaratubwiye, yagize ati: banyacyubahiro, banyamuryango ba Unity Club, abashyitsi, namwe mwese cyane cyane nagira ngo ibi biganiro mujye mubizanamo urubyiruko. So dutangire kwintegra mu biganiro, urubyiruko ruze ruganire, abakiri bato baze babyumve, tutazananirwa kurera abejo bazakomeza iyi nyubako turimo kubaka. So kwintegra urubyiruko no kugira ngo bazadufashe gukomeza no guhererekanya baton. Murabizi ukuntu bakina umukino w'agakoni. Uko mwabibonye mu biganiro byabanje, hanabayeho umwanya ndetse hanabayeho n'umwanya wo kungurana ibitekerezo. Ibitekerezo by'urubyiruko turabikunda cyane kuko akenshi mubura icyo uvanamo. Kuva twatangira ibiganiro ndetse n'amarushanwa ya Ndi Umunyarwanda byagiye bitanga umusaruro ushimishije, ndetse ababigiyemo bakabivanamo n'amasomo. Ahenshi mu gihugu amarushanwa agenda asozwa nuko habaho za clubs z'ubumwe. Ubu koko twifuje ko biba integre n'itorero, nabyo ni framework nziza yo gukomeza kubaka ubunyarwanda, usigasira ibyagezweho ariko unateza imbere, buganira, bushakashaka, urubyiruko rushakashake rumenye n'ibindi, n'ukundi twagenda tubikora twishakira ibisubizo. Ikindi nuko urubyiruko rugenda rugira ubumenyi bwisumbuye ku mateka y'igihugu,
ndetse abahawe urubuga bagasangiza ubuhamya bwabo mwabibonye urungano n'abakuru ibyo ushobora kubikora twahuye gutya ariko ushobora gukora article zijya mu itangazamakuru uburyo dusangira imisanzu dusangiza ibitekerezo byacu n'abandi mu buryo buhoraho. Rubyiruko rero wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye numvise n'ubundi nge niga hano n'ubundi twari close to that ubanza muri bake ko inyubako zari bijya kurangiza twari ibihumbi hafi 7 niba nibuka neza. Ndabashimira rero cyane ko mwitabiriye muri benshi n'umusanzu mwatanze uburyo mwatuganirije uburyo mwateze amatwi na discipline. Ndagira ngo bisegure ndabizi babatumira bari bababwiye ko umujyanama wihariye wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General Kabarebe yagomba kuza kubaganiriza. Twamenye yuko atari buboneke n'injoro bwinshi, hanyuma kubera ko akazi nyine ntabwo twari kumubuza kujya mu kazi, ariko turana gejinga ese tubihagarike tuzamutegereza igihe hazazira dusanga ni too late none kongera kubabwira ko bitakibaye. So ndagira ngo mumfashe dushimire meya umujeni wanyu wa Huye yakemeye n'intore ndetse koze neza ndabeshya n'umuntu wo kureberaho urubyiruko ntabwo akuze cyane nanjye ndamuruta ubwo yigaga wenda n'inyuma yanjye sinzi ntabwo namumenye hano. Ndamushimiye rero meya cyane ko yabashije gutegura byihuse hanyuma akaba yatugejejeho n'ikiganiro cyiza. Icyiza kandi nuko azi context large n'akarere na local government n'uburyo abyintegra neza. Ubutaha General Kabarebe nzamusaba naboneka nabwo azaze abaganirize. Ubwo mushobora kujya muri stade noneho kuko hano ni hato murajyagira stade. Ubundi kera niho yajyaga tuganiriza, ntabwo ari ubwa mbere aje hano. Genda byibuka ndi hano yaje nka kabiri cyangwa gatatu, azi kuganira n'urubyiruko, azi gusubiza, n'umuntu uzi kuvuga no kuganira. Niyo mpamvu ngira ngo mwaje muri na benshi. Turabashimiye cyane ko mwari mwitabiriye kino kiganiro, kandi ikindi bashimiye cyane nuko musanze adahari mutahise mugenda mwese. Ubundi kera abanyeshuri ba Ufite iyo basangaga ikintu kitateguwe nk'uko babishakaga bose baragendaga. So ni ikigaragaza yuko n'ibiganiro byiza namwe mufitiye inyota kandi twizere ko mubivanyemo impanuro nziza. So ndashimira abatanze ibiganiro. Mwabonye urubyiruko rugenzi rwanyu babashije kurenga no kubasha gusobanura situation zabo. Nta n'ibintu bitoroshye, uza kugerageza wicarane na mugenzi wawe umuganirize imbamutima zawe kuri bino bintu. It is not easy, ni ibintu bigoye cyane. Natwe bakuru iyo bivuze ushobora kugira ikiniga cyangwa se ntugere aho ushaka. So ni ibintu nabasaba ngo mubakomere amashyi, ariko natwe tubyige twige gukira, kuko iyo biganiriye nibwo n'ibikomere bigenda bikira. Of course muri buri wese afite iye bagage ashobora gusangira n'abandi ndetse akabafasha gukomera. Ndabashimiye cyane bariya bashuri. Ndashimira na Goderiva n'umumama ufasha abana ariko ni n'umurinzi w'igihango mwabyumvise. Ni umuntu wirenze arenga amateka akora iby'ubutwari. Ndashimira rero n'ubuyobozi bwa Universite bwatwakiriye bwaduhaye umwanya. Turabizeza yuko ibi biganiro si ibya nyuma, tuzahora tuza. So turabasaba ngo muzahore mutwakira. Mu gusoza ndagira ngo mbasabe kandi mbakangurira kwitabira aya marushanwa uko mwabyumvise, ndetse no gukomeza kwifashisha impano zanyu. Abenshi muzi kwandika nuko mutaratinyuka,
mwabonye mugenzi wanyu yanditse ntabwo ari uko abarusha cyane nuko mutaratinyuka. So aba bahanzi muzaririmbe muhimbe imivugo turushanwe ariko dutange message. Muri ibi bihangano byose birakwigisha wowe nk'uwabihimbye ariko bitanga na message ku rubyiruko. Buriya umuntu akoze akarapu keza karimo ndi umunyarwanda abajene bakumva neza. So mukoreshe impano yanyu tuzabona ibihangano byiza. Kandi nanone nagira ngo soze nshimangira ko ndi umunyarwanda n'umurage tugomba guharanira no gusigasira no kwimakaza. Bityo ndasaba abakuru bari aha ndetse namwe urubyiruko rwiga muri kaminuza gukomeza intero ya ndi umunyarwanda atari imvugo gusa, atari icyifuzo ahubwo ari ingiro, ari igihagararo, uburyo uhagarara n'uburyo ubivuga ubihagararaho, ari umwato wo gutsinda ku Rwanda rwacu. Murakoze cyane, mbifuje kugira umugoroba mwiza. Mufashe twongere dushimire umushyitsi mukuru wacu muri aka kanya. Rero ngira ngo nkuko nari nabivuze adusoreje gahunda yari duteranyirije hano.